Ndagushimiye kandi nkwifurije amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera kugira ngo bibane nawe ukurikirana Eva Mama Lionel kandi ukagerageza no kumuhamagara kamuganiriza no kukanyenyera. Imana y'amahoro guha umugisha niba umenya icyo akunda ukanga icyo yanga. Imana guha umugisha kuko wahisemo neza, wahisemo umuhanuzikazi w'Imana n'igihugu. Imana y'amahoro rero umugisha Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali Ntara Gatanu. Muraho murakoma amahoro y'Imana namwe kandi muyahorane. Intara ya gatandatu y'abadiyasipora irimo abarusi muraho neza. abarusi rwose mu diaspora mugenzi wanyu rusi yarabataje cyane ngo hari wavuyemo igisekuruza cyabyaye Yesu Kristo w'i Nazareti, wacishijwemo wacishijwemo Yesu Kristo akaba intare yo mu muryango wa Dawidi. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Ariko mumeze neza? Tumeze neza. Amasengesho ari kubayuka, tumva turi kuryama ubwiza bw'Imana buri kumanuka. Haleluya cyane cyane cyane. Kwereka ibikomeye n'ibyoroshye cyane abantu bari kubohoka bakabona imigisha yabo. Uko uri kubasudiraho ibyabo bari kubifata, uri guhesha abantu ibyabo. Uko nukuri no kubakuraho iby'abandi. Bage turisenda mbese mebaki bisubire kuhabyo bisubireyo izina rya Yesu. Uyu munsi rero turifuza ko mu kiganiro cy'uyu munsi turi buze kuganira, ariko mbere ko tuza kuganira cyangwa se uyu munsi reka vuga ijambo utubwire icyo kiri ku mutima wawe, kuko abantu bakunda akanwa keza kawe kavamo ibyiza. Imana yakubwiye ngo asama mbikuzuze maze ugende ubimpera abantu. Ariko reka tuzakore ako kanwa tuzavuge ku kanwa. Rimwe tuzakore deba ku kintu cyitwa kanwa. Uzaba kanwa n'akanwa k'Uwiteka kabivuze. Yego, tuzavuge ku kanwa. Akanwa k'abantu n'ak'umuntu n'ak'Imana n'ak'Imana. Tuzavuge n'akanwa k'uku Rwanda. Yego, umva tuzavuga ku kanwa. Reka mbyandike ntazabyibagirwa. Ijambo nigeze kubona yitwa ngo ibyifuzo byabo, ibyifuzo akanwa byose si byo byifuzo ntibiva ku kanwa. cy'umutima ugambiriye. Ariko aka kanwa pe, mama ajya agaca umugani ngo akanwa karya ntikaguhe, ngo nikavuza induru ntuzahurure. Aka kanwa tuzakavugaho pe. Warangije nurangiza kubyandika weho uze kudutangira igitambo cy'isengesho. Yego, maze twumve icyo Uwiteka yashyize mu kanwa kawe. Twagira ngo tunategura abantu ko turi hafi kuvuga ku kanwa. Abafite amatsiko y'ako kanwa muze kutwandikira, tuzakakoraho debe ikomeye cyane. Reka dusenge Imana twishimira byimazeyo. Mana turagushimiye ndetse cyane tubikuye ku mutima. Ineza yawe tuma tugenda dushinjagira. Iyo turi kumwe nawe tugenda tutikanga. Turagushimiye ko watumaze ubwoba, ibyatugendagaho byose wakubise hasi. N'ibisigisigi twahishuriye ko nta bibasha bigifite. Mbega birebera kure nk'umubu uri hirya y'inzitiramibu. Ikintu cyitwa ibisigisigi waravuze ngo nabyo nta bubasha bigifite. Turagushimiye uyu mwanya mwiza ugiye kuganiriza ubwoko bwawe. Ndasabye ngo umuntu wese ugiye kumva ijambo arwaye akire, ababaye yishime, ari umushomeri abona akazi, afite intege nke abona imbaraga, yabuze hepfo no haruguru abona ubutabazi bwihuse. Ijambo ryawe ni umuti uvura, ni imbuto itabora. Haleluya. Kandi Uwiteka ukurikiranira ijambo kugira ngo urisoze mu mitima y'abantu bose bagiye kuryumva. Ngushimiye ko ubikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tuganire ku magambo y'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye abantu b'i Roma, igice cya 2 umurongo wa 7. Abantu b'i Roma igice cya 2 umurongo wa 7 haravuze ngo
abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Abashaka ubwo ni abantu ubwo ni abantu rwose uhite nawe ubyumva ko ari abantu bashaka icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Iyo tuvuga abashaka icyubahiro no kudapfa, icyubahiro nicyo nshaka ko tuvugaho muri aya masaha. Ndashaka ko nza mu kanya tukaganira ku cyubahiro umuntu yiha n'icyubahiro uhabwa n'Imana n'icyubahiro uhabwa n'abantu. Ndagira ngo rero tuganire aya magambo. Ariko Paul yabwiye abantu b'i Roma ati umuntu ushaka ibyo bintu bibiri, icyubahiro no kudapfa, mbega kugira ngo abigereho ni ugukora ibyiza adacogora. Ariko iri jambo rirakaze, gukora ibyiza udacogora, udasubira inyuma. Kuwa mbere nimba warakoresheje imbaraga z'ibiro bibiri, kuwa kabiri bitatu, kuwa kane, mbega udacogora. Ushaka icyubahiro no kudapfa, ubishakisha gukora ibyiza udacogora. Udacogora, mbega nuba wanarwayemo akantu ka malariya gakeya, ubwo ntucogore. Nuba waramutse wumva aha hakurya, ubwo kubita ikinini cya ibuprofene, mbega naguha n'ikofe, kubitaho bande wima, bitaho pomade, ubundi ujye gukora ibyiza udacogora. Mbega nugera naho ubona situwasiyo itari nziza no mu idini ryawe, ukavuga uti gahunda ukuntu imeze, ni ugukora ibyiza ntacogora. Ni ukuvuga ngo niyo baba batabishaka bipfa kuba ari ibyiza udacogora. Kuko abantu bashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ni ibintu bitatu: ubwiza, icyubahiro no kudapfa. Babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ubwiza, kuba mwiza imbere y'abantu, ukagerageza nubwo ntawe uneza rubanda. Narabibonye ntawe uneza rubanda. Iminsi yashize nibwo natangiye kubona ko hari abantu bajya banyongoza bakanyereka ko banyanga bakanyereka ko banamvuga, ariko ukuvuga vuga ubugari. Hanyuma rero abantu bashaka icyubahiro nababoneye umuti no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora izabitura ubugingo buhoraho. Kandi umurokore unkurikirana cyangwa se umuntu utari umurokore, gahunda ni ugukiranuka, ugashakisha uburyo uzabaho no mu bundi buzima bugingo buhoraho. Izabitura ubugingo. Aba bantu bakora ibyiza badacogora, hari ikintu cyitwa inyiturano, ni ikintu cyitwa ubugingo. Imana itugirire neza cyane. Ariko gukora ibyiza udacogora, reka nkubwire, birakomeye, ariko birakunda. Nubwo bikomeye birakunda. Hari story bavuze, nubwo ntajya nkunda kubara inkuru nk'izo, bundi gihe se nkunda kubara inkuru zitari muri Bibiliya. Reka mbahe story rero mutikagira inkuru. Kera twarica, umuntu aratubwira ati umuntu yanyuze ku gikeri kirimo kigira ahantu, ngo arebye uburyo gitaruka kigira gutya kirimo kimubangamira, ngo aragifata gikubita umugere, kirabarara kigwa nk'iriya. Kihageze gisanga niho cyashakaga kujya, ariko kubera ko cyari kuhagera gitinze, kihagera ngo cyakobaguritse, ngo kirebye uburyo cyari kuhagera nko mu rukerera, kiravuga kiti se uburyo bwose usiko mpise mpagera, ibintu nubwo bikobagura birihutisha, birihutisha. Urabona ibi bintu bya Yesu, hari aho ugera ukabona birakobagura ariko bikanihutisha. None ibaze gukora ibyiza udacogora, ni ukuvuga ngo usame inda, nimba yananaguteye guciragura, kuko hari abo ziciraguza n'abo zitera isereri n'abo zitera kumererwa nabi, usererera mu murimo w'Imana. Ucira mu murimo w'Imana udacogora. Babishakisha gukora ibyiza badacogora. Kandi hari umuririmbyi waririmbye ngo ntabwo azacogozwa nica mugongo, abazimubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru. Aka kantu ko kudacogora mukanshyirira ahantu, mukambikira ahantu mu ntangiriro z'uyu mwaka, kuko twabonye ko abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora.
ukora ibyiza wicogora bucya ukora ibindi ongera ukore wicogora no mu gihe ndigize amezi 7 8 9 no mu cyumweru uzabyara komeza ukora ibyiza n'igihe uri kukirira komeza ukora ibyiza wicogora no mu gihe abana bapfuye kwa Yobu mubiri uhindutse bishute ngamiya zabigendeyemo ati jewe navuye mu nda mama nambaye ubusa dore gukora ibyiza udacogora nzasubira mu nda isi ntacyo nambaye gahunda ukuntu imeze umutima wanjye uri kugenda umarwa n'urukumbuzi nubwo mubona ndi kuribwa nubwo mubona ibintu ari danje ariko umutima wanjye urimo uramarwa n'urukumbuzi nabashaka gukora ibyiza badacogora abo ngabo ingororano zabo n'ubukire n'icyubahiro ndashaka rero kuvuga ku cyubahiro ubundi niryo jambo nashakaga kwivugira nuko nabanje iyo story ya Bibiliya iranaryoje cyane hanyuma ndashaka kwivugira ku kintu cyitwa icyubahiro abantu biha cyangwa bihaye n'icyubahiro abantu baguha utakibasabye kandi turaza kubona n'icyubahiro Imana kwihera ikaba yakinyuza mu bantu cyangwa ubwayo ikakubahisha ikakubaha. Korari Riba y'Ibutare no yaririmbye ngo Imana irakubaha. Se buriya mwari mubizi ko Imana ibubaha? Imana irakubaha umuntu ugerageza kuyikorera no kuyiba hafi cyane. Imana irakubaha. Rero ndagira ngo turebe kuri iki cyubahiro abantu biha. Uzi ko hari igihe umuntu yiha icyubahiro yiha icyubahiro kera hari indirimbo bajyaga baririmba kuri Radio Rwanda ngo banyita patro ngo je na madamu wanjye akamenya ko bidondobekanya yiha icyubahiro cyinshi igihe kiragira kirarangira atangira kuririmba ngo iminsi baye myinshi igifaransa kirakamye. Urumve icyubahiro umuntu yiha akenshi nta minota kimara. Ndashaka kuvuga iri jambo kandi wasanga harabona tumweho kuko hari igihe umuntu y'icyubahiro agakabya umva akagihera mu bakozi bo mu rugo yego nubwo bakwiye kukubaha ariko akabaho icyuba provokamo cy'icyubahiro cy'igiprovokano cy'icyubahiro cy'itegeko cy'icyubahiro abantu bihaye sinzi ahantu hamwe hari igihugu kimwe nagiye kubwirizamo sindi bukivuge kugira ngo ntazasubiraho bakamvunira umuheto uko ngenda mu bihugu byinshi ngiye kubona mbona umushumba uyobora itorero ariko ko mvuze abashumbara nta kundi munyihanganire reka mvuga umuyobozi cyangwa umwungeri uyobora itorero ngiye kubona mbona asohotse mu modoka sinameziti abantu bakunda n'icyubahiro batagikwiye bwa bumodoka bungana n'ububeriso bumwe w'amasimbwemere kakaberiso kavatiri kameze ukuntu ngiye kubona mbona asohotsemo kandi gusohokamo arabanza akareka. Urumva inyuma ye abamwicaye inyuma ni aba bodyguard ariko bakoze ibituza ndugu yangu. Ndashaka kuvuga ku cyubahiro abantu biha bundi tuze kwivugira ku cyubahiro nyacyubahiro. Mbona bodyguard zisohotsemo ziribanze ku modoka indi yibanga ku mundi muryango izindi zisohoka mu rusengero zibanga kundi muryango mbona umuryango ntashoboye kuwikingurira baramukinguriye asohokamo barazamukora protocole baragorora ibyo bagorora baragorora ibyo bagorora vusemana umuntu nta maboko afite barimo bagororera na karuvate kosemana ariko wanareba nataye nuko ameze ukabona nicyo cyubahiro nta nicyakuye hariho n'umuntu ubona atanagikuriye nukuri kw'Imana avuga ibihura pe nyamamba ari make yakungufu nta wakimuha yeko nambona yinjiye bona urusengero rubuza amahoro buri gihe rurahungabanye yeko nambona abo bodyguard ahagurutse kuvuga Yesu we umwe yarashinzwe gufata gasume uburyo agafatamo shareka mbabwire je rero burambagerera kure mujye mumbwira yewe mbagerera kure mujye mumbwira mbaha makuru mbona umwe ari ku ruhande afasha gasumarya sha umuntu wanyisenyera abagenzi yarampemukiye yarampamije kabisa ubu ndagenda nkabona mbona
umwe afite agasume gutya ndavuga ndereka nze gukurikira umukino hano mu rusengero mbona undi aratambutse amutwaje amazi undi amutwaje Bibiliya kandi abo bose baramurutara bahagarara mukagira ngo ni petit frère wabo none arasohoka aramutangira kuvuga icyubahiro si ikintu kirakaza yishugurikana cyubahiro umuntu yishugurikiye kiragora kiravuna kigira amakondisiyo akakaye yako nambana abamutekerekera amazi hari abahagaze hariya bagaze hano bodyguard hano none igihe atambutse kumwe bazi no gutambuka batambuka abantu bakagwa bagaramye mu rusengero uko atambutse umwe wagasumi uzi icyo yarashinzwe se umwe agasumuza ikintu yarashinzwe reka mbakubite ngo hajya mbona aragafata agiye guhanagura ku nkweto ze arunamye hanaguye ku nkweto ze buri mwanya ari guhanagura ku nkweto hano kwari ku makaro ubari guhanagura iki ni imihamuro ni ibyateye kumbi ni cyubahiro umuntu yiha iki cyubahiro wiha inshuro nyinshi aba bantu gishakamo hari igihe bazaba ari nabo bagukoma iki cyubahiro cy'ikigurano iki cyubahiro cy'igitekinikano iki cyubahiro wiha akenshi kirangira nabi ubwo mvuze bake mvuze bike kubera impamvu z'umutekano ariko message iratambutse kwiba ibyubahiro muri kwiha ibi byubahiro muri kwiha birarangiye ya kabiri hari icyubahiro uhabwa n'abantu ubwabo kubera ibyo bakorera kubera kwicisha bugufi muri bo kubera kugendana nabo zangorona no kubera gukora ibyiza udacogora aba bantu bakakubaha utabibasabye ahubwo ukajya unababwira uti nta kibazo ukabangamirwa nabyo ukamona wabangamiwe nabyo ndabaza abapasiteri b'abana beza muri uwo mujyi wa Kigali ndetse no hanze yacyo bafite icyubahiro bahabwa n'abantu bakibaha bitewe no gukora ibyiza badacogora iki nacyo ndakizi nzi kugitandukanya n'icyo umuntu yihaye iki turakizi icyo uhabwa n'abantu bitewe n'imirimo wabakozemo bitewe n'ibyiza wakoze udacogora bitewe n'agakiza bitewe n'uko babona bakwiye kukubaha iki ngiki kiraramba kuko bagiha wari no guca bugufi nta nagikeneye uwo bari kugiha rwose nta n'icyo ashaka muri kumutwaza atanabishaka muri kumutwaza isakoshi ku ngufu ntabishaka muri gushaka ntabishaka muramuhimbaza ntabishaka niyo mumuvuze ntababishaka iki kiraramba kuko ni cyubahiro yakoreye mu guca bugufi mu kugenda aca bugufi iki kiraramba ubona ko Dawidi abagore bamuhaye icyubahiro atagisabye bagatangira kuririmba no kuvuna umugana no gusiremba bamuhaye icyubahiro ntacyo asabye kandi mwabonye ko kiriya cyubahiro nubwo cyajemo intambara ituma Sawuli amuhiga ariko cyashoje neza gisoreza irama ahawe ubuyobozi nta kuburana dore icyubahiro kiva ku bantu witwayeho ku bantu kubera ko wagikoreye iki ni icyubahiro wakoreye icyo ni ugenda wumva ubukenjoyinga icyubahiro wakoreye udaprovoka mu bantu ntacyo gitwaye na Bibiliya igenda ivuga ku bantu bagiye bubahwa batabisabye bubashywe bitewe n'imirimo bakoze ndashaka no kuvuga kuri iki cyubahiro cya gatatu uhabwa n'Imana iki kirashaka kungana n'ikimvuza abantu bagwa kubera ko wakoze udacogora ariko akaba icyubahiro uhabwa n'Imana nayo ubwayo ikakubaha nayo ubwayo ikakubahisha nzakubahisha iki cyubahiro rero Imana iguha nayo ubwayo ukabonera kuba ikakwihera icyubahiro pe ikicara mu buturo bwayo bwera kandi iki cyubahiro wowe nkurikiye uhumurana gutumwaho Imana irashaka kukubahisha kubera ko iki cyubahiro gihabwa nde gihabwa umuntu wayubaha
wiyubahishije. Iki cyubahiro Imana ije kuguha n'iki cyubahiro Imana ije kukubaha gihabwa umuntu wayubahishije, wagendeye muri ritime ya nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona, muriro wo Pentecote uhore waka ku gicaniro, nzagendana namwe mbaruhure, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Iki cyubahiro ni cya cyubahiro ukorera nawe washoyemo imbaraga zo gukorera Imana neza, Imana ikakureba ikavuga ati mva, mbonye Yosefu muri gereza kandi ndi Imana imwubaha, kandi ndashaka no kumwubahisha. Impamvu nshaka kumwubahisha, ndagendera ahantu yagiye anesha. Iki cyubahiro gikunda guhabwa umuntu wagiye anesha, unesha nzamuha, unesha nzamuha. Iki cyubahiro kiza ari nk'igihembo, haleluya haleluya, kiza ari nk'igihembo kubera uburyo wagiye unesha. Iki cyubahiro Imana ikizana ari nko kuguhemba, nzakubaha. Kiza ari nko kuguhemba bitewe n'ahantu wagiye witwara neza, unesha, ukora ibyo gukiranuka, ukora imirimo. Imana ikavuga uti umuntu wanjye ndirahiye, nzamwubahisha, nzamwubahisha abakomeye, nzamwubahisha ahantu hose azagera. Yosefu Imana rimwe iramura yavuga iti yewe Yosefu, nkurikije ukuntu yagiye anesha akagera n'imbere y'umugore akanesha, akaba asuzuguriwe muri gereza, ngiye gushaka impamvu ituma Yosefu yubahwa, kandi icyubahiro ngiye kumuha ni icyubahiro kizagera aho avuka. Amina. N'icyubahiro kizagera aho azaba atuye, n'icyubahiro isi izamenya, n'icyubahiro n'uwamusuzuguye azashiduka arimo amwubaha, n'icyubahiro azapigirwa amasari, n'icyubahiro cyo hejuru mu rwego rwa perezidansi, n'icyubahiro cyo mu rwego rwa minisitiri, n'icyubahiro cyo mu rwego rukomeye. Maze ngo barota inzozi. Haleluya haleluya. Inzozi zirananirana nka zirindwi z'iminani. Dore Uwiteka ashaka icyubahiro, ari igihe akubita icyo bita umutego, aho cyubahiro kizava agateza impamvu ahantu. Erego bari ahantu Uwiteka yateza impamvu bagakenera umuntu wizaho wize, bagakenera umuntu wakoze aho wigeze gukora. Kandi ubwo n'icyubahiro kirimo kigira gute kigushakisha. Iki cyubahiro Imana izana ntikiyoba no muri gereza kigerayo sifa kwako baba. Iki cyubahiro Imana izana ntigijya kiyoba no mu buriri uryamye ushiduka kikugezemo, ukabyuka ugakomwa mu mbavu, ukabyuka ukajya kwakira icyubahiro. Ndashaka kuvuga kuri iki cyubahiro Imana izaniye abantu bayubashye, abantu banesheje, abantu bayikoreye. Haleluya haleluya haleluya. Ndashaka kuvuga kuri iki cyubahiro Imana imanukanye muri ibi bihe ije kukubaha no kukubahisha. Yosefu arazamuka aragenda ajya gusobanura inzozi. Amaze gusobanura inzozi basanga nta wundi muntu washobora ibyo bintu, bahita bamupanga ku buyobozi. Arayobora, baramwubaha, bene se baza gucinya inkoro bashiduka, nabo bakubise ibirenge imbere ye. Cyubahiro Imana itanga n'icyubahiro bakorera, n'icyubahiro Imana ireba ikavuga iti mwana wanjye, nubwo uri mu gihe cy'intambara, nubwo uri mu gihe uri gusuzugurwa n'abiyita atari bo, nubwo uri gusuzugurwa n'abantu bingirwa bwenge, nubwo uri gusuzugurwa, ndabona hirya yo gusuzugurwa hari imirimo wakoze, nanjye nje kukubahisha nguhe n'icyubahiro. Rimwe umudamu umwe yamennye amavuta kuri Yesu, bazana n'amatiku ngo amavuta arahenze ari kuzavamo amafaranga. Arangije aca bugufi mu cyubahiro cye, afata umusatsi we wageraga hepfo iriya, awuhanaguza ibirenge by'umwami Yesu. Umva ikintu Yesu yavuze. Haleluya. Yaravuze ngo ibi bintu ukoze bizamenyekana ku isi yose. Aho niho yahise ahererwa isezerano ryo kubahwa mu rwego rw'isi, apana urw'isibo. Hari abantu bafite icyubahiro bihaye kirangirana n'isibo. Iki cyubahiro bihaye kirangiranye n'isibo, ariko hari icyubahiro kije mu rwego rw'isi. Abantu mwakoreye Imana ije kububa. Haleluya haleluya. Abantu mwakoreye Imana mutayibeshya, mutayiryarya. Abantu mwakoreye Imana mugenda munesha ije kububa. Ngo mbabwire, Imana yambwiye ngo ije kububahisha. Haleluya. Ije kububahisha. Muje gusohorwa mu magereza murimo, muje gusohorwa mu bibazo murimo, muje gukurwaho muri, kandi murahava mwubashwe, muragera kuri tere mwubashwe. Nimba uhari mvugira ngo amina. Haleluya haleluya haleluya. Cyubahiro nanjye ndacyakiriye, ndi muri iyi timu yitwaye neza. Hakiri icyubahiro Imana ije kukubahisha, hakiri icyubahiro Imana ije kuguha, hakiri icyubahiro Imana iguhaye.
haleluya haleluya. Hari umunsi umwe Imana yavuze iti uko biri kose Sara arasuzuguwe mu rwego rwo mpuzamahanga. Sara asuzuguwe mu rwego mpuzamahanga kugeza ubwo n'umuja wamusuzugura. Ari abantu basuzuguwe mu rwego mpuzamahanga mwana, kugeza ubwo n'umuja amusuzugura. Reka manuke nubahishe Sara. Ko biri kose n'abantu bavuze ko atazabyara bitewe nuko babigize ibyo bavuze n'ukuri, ariko nje kumuha umwana. Nduwiteka ndamukubita umwana w'umuhungu, ndamukubita igihungu cyiza cyitwa Isaka. Cyubahiro cya Sara nkigarure abe mama Isaka. Cyubahiro cya Sara nkigarure aho atuye, nkigarure ku bazabyumva, nkigarure mu gihugu. Cyubahiro ndakimupangira. Nduwiteka Imana aremye ijuru neza. Sara nawe arubahwa mu gihe cyarubahwa. Akira icyubahiro Imana iguhaye, akira kubahwa bivuye mu biganza by'Imana. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Twegereje ku musozo, tugiye gusenga Imana ishobora byose aremye ijuru neza. Tugiye kwibwira tuti Imana, mu bantu ugiye kubahisha, mu bantu bagiye kubahwa, tangira witereke mu bantu bagiye kubahwa. Erega Imana wasenze, erega nawe usenga kina. Nta muntu usenga kina. Iyi Imana wasenze ukiranuka. Iyi Imana wasenze bagusuzugura, bakajya banaguha amagahunda uyobora ngo nukubera ko ari wowe uboneka, atari uko unabishoboye ngo nukuboneka. Ibi bintu Imana igiye kubibyazamo igiye kubibyazamo icyubahiro mu rwego umuntu ubu nubona umuntu wakubwiye ngo nta nkumi yigaya, mbega akakureba ku ibinga wibitseho, akakureba ku murari wibitseho, akakureba ku itama ritangana n'irindi, akakureba uburyo uri deforme ugenda bakagira ngo uraza. Ubu nubona umuntu wakwihaye akakwiha atazi aho urara, akakwiha atazi amasezerano urarana, akakwiha atazi imisozi urara ugenda baryamye, akakwiha atazi aho urara baryamye. Uyu muntu wafashe ijambo akakwiha, nahegama icyubahiro witeka aje kukiguha. Aje kukiguha atitaye ku mirari, aje kukigupangira atitaye kubyutse mu maboko ya Herode. Yaravuze ngo azamukwica muri weekend anezeza abayuda. Azakiguka. Mwakira icyubahiro witeka azanye mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusenge kandi wakire icyubahiro witeka kuzaniye aho wageze usuzugurwa, ariko warababaye urihangana, urasuzugurwa uranatukwa, baguhindura nk'umusazi ku musozi w'igitaramo. Barongera kukurenganya bate kungiye kuza ngahita mbaka ijambo. Uramenye ntushidikanye n'ibitari ibi yarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyivuganye nawe nonaha. Uramenye ntushidikanye mwami nyir'ibihe. Barongera kuvuga iki kandi kutabaye uyu muntu? Barongera kuvuga iki kandi kugaruye icyubahiro mu muryango wari warasuzuguritse? Barongera kuvuga iki kandi kugaruye icyubahiro mukuru uyu muntu wari warasuzugurikiye mu murimo kandi akubahisha? Barongera guhindura amagambo mate kutabaye. Haleluya 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 haleluya. Biragenda gute ko igihe cy'uyu muntu kigeze? Biragenda gute ko bavuze ko atazashaka akaba agiye guseruka mu marembo abaririmba akazunguruka rompo akajya kwakira ururabyo ku kibuga cy'indege no mu diaspora? Barabigenza gute ko wahumbahumbaga abaye mu Kabowaze? Icyubahiro utanga we Rusi yarakibonye, icyubahiro utanga abadanyeri barakibonye mu rwobo, icyubahiro utanga abitorero nabo icyubahiro utanga aba bantu barakibonye. Ndagushimiye Mana kuri Imana yubahisha abantu. Uri Imana yubahisha abantu. Ndagushimiye ko uyu muntu ugiye kumwubahisha bikamenyekana ko ari we Mana y'agakiza ke. Ngushimiye ko ubikoze neza mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera, amen amen amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira, amen. Shalom shalom.